Sashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bamera amahoro itanga. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Dushimye ko abanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha tugihumeka umwuka w'abazima. Mana abererwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, twese utuboneze rwose. Mwami utubabarire aho twagaragaye umugayo hose, utweze utuboneze rwose. Kimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Hano twemerere tubere impamba muri uru rugendo, twemerere rigira aho ridukura n'aho ritugeza, kandi rigira icyo riduhinduraho. Mwami turakwinginze kugira ngo ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Icyo twanze ni ukora ku mwanzi, duhagaritse ibitavuga Imana, tujugunye mu nyanja ibyatuma tutumva ijambo ryawe neza. Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'Imana nizikomeze zitugote. Ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugikomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Danieli, ibice 3, ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 18. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego banga kuramya igishushanyo. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshaki na Abedenego, nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka na Meshaki na Abedenego ni mwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye yuko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwiye kuri Saduraka na Meshaki na Abedenego. Ni abasore bubashye Imana, bayubaha ahantu hose, kandi bagaragaza ko ari abakristo ba nyabo kandi bakiranuka. Umwami Nebukadinezari ngo yaremye igishushanyo cy'izahabu, bakajya ategeka abari aho ngaho ko bazajya bacyubamira. Ariko aba basore batatu barangije bavuga ngo ntago bishoboka, twebwe dukorera Imana iri mu ijuru, ntago bishoboka ko dushobora kubamira igishushanyo, kandi Imana yanga n'abantu bubamira ibishushanyo. Imana ibyanga urunuka. Noneho Nebukadinezari arangije, bamaze kumuregera aba basore ko batubaraye ngo baramye iki gishushanyo, ngo arangije ngo ararakara. Ari hano twasomye ngo afatwa n'uburakari, ngo arabategeka ngo bamuzanire. Ngo barangije barabamuzanira, ngo arangije ngo arababwira ngo ni iki cyatumye mutubamira igishushanyo cyanjye? Ni iki gituma mudakorera imana zanjye? Ngo arangije arababwira ati, tugiye kongera gusubiramo. Nibavuza amakondera, bakavuza imyirongi, urusaku rukumvikana, mukore ibyo nababwiye, muramye igishushanyo cyanjye. Ko nimutakiramya, ndabashyira mu itanura ry'umuriro. Ariko aba basore narabakunze, bubashye Imana. Nanjye nicyo mbifuriza mwebwe munkurikiye uyu mugoroba, ndabifuriza ko mwakubaha Imana ahantu hose,
mu kubaha Imana ahagaragara n'ahatagaragara, kubera ko dufite ikibazo ko abantu muri iyi minsi bari kugera ahagaragara bakubaha Imana, bikagaragara ko bari kubaha Imana kandi ibyo bari kuvuga atari byo bari gukora. Bagera mu mwijima bagakora ibibi, bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana, bagakora iby'Imana itishimira, ariko bazi aho abantu bari, barangiza bakigaragaza nk'abantu bakijijwe, nk'abantu bari gukora ibyiza, nk'abantu b'Abakristo, nk'abantu bagendera mu nzira nziza, ariko ntibamenye yuko mu bya bindi bakoreye mu mwijima Imana yabarebaga. Imana twakurikiye ibera hose icyarimwe, kandi ireba mu mutima w'umuntu ikamenya ibyo atekereza, byaba ari ibya none n'ibizaza. Imana itugirire neza. Nimureke rero twubahe Imana. Aba basore tubafatireho urugero, bubashye Imana, ndetse hari igihe bageze gufata mu bice bibanza, hari iyo yigeze gufata umwanzuro wo kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ibyo babaga baterekereyeho banga kubirya, bo bakajya birira ibishyimbo kandi bagasa neza, amavuta y'Imana akababaho. Imana burya igitanga ubwiza, nubwo waba uri mu bihe bikomeye, nubwo waba uri kunyura mu bibi, Imana ikaguha ubwiza, abantu bakajya babona ushishe, bakabona umeze neza, kandi nyamara uri mu ntambara. Imana itugirire neza. Iyi Mana rero dukorera ijya ibasha gukora uko ibishaka. Aba basore rero batatu, Meshake na Saduraka na Abedenego, bubashye Imana, barangije babwira umwami ati ntacyo turi bugusubize, nta jambo twagusubiza kuri ibyo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. Imana itugirire neza. Aba basore bari bafite ukwizera. Nimureke twizere Imana. Imana tuyifate nk'inyembaraga, tuyifate nk'Imana ishoboye. Imana yacu ishobora byose. Ni ukuvuga ngo ibintu byose ni ukuvuga ngo nta kinanira, ibintu byose irabishoboye. Aba basore rero barizeye, baravuga ngo Imana yacu dukorera ibasha no kudukiza mu itanura ry'umuriro. Imana itugirire neza. Nawe rero izere Imana, ugere ku rugero rwo hejuru, kuko umuntu utizera Imana ngo ntajya abasha kwinezeza. Imana itugirire neza. Nimureke rero tugere ku rugero rwo hejuru, tugirire Imana icyizere, tuyifate nk'inyembaraga, nk'uko aba basore bizeye Imana bajya mu kindi kirere cyo kwizera Imana gihambaye. Natwe nimureke twizere Imana kandi tuyubahe, kubera ko Imana yacu irashoboye. Ni ukuri nta muntu wizeye Imana, nta muntu wakurikiye Imana uzakorwa n'isoni. Ushobora kubona uyu munsi bitari kugenda neza, ushobora kubona uyu munsi uri guca mu ntambara, ushobora kubona uyu munsi urwaye, ariko ni Imana ibasha gukiza, ni Imana ibasha gukora, ni Imana ibasha guhindura amateka, ni Imana ihindura ubuzima, ni Imana irema ibifatika, ni Imana iri hejuru ya byose. Ngo ni Imana ikinga ntihagire ukingura, ni Imana ikingura ntihagire ukinga. Ni ukuri yitwa ndiho ntigihinduka, kandi uko yakoraga kera na n'ubu niko igikora, ntihinduka. Izere Imana rero nk'uko aba basore bizeye Imana, kandi nk'uko bayizeye yarabigaragarije. Nimureke rero mwo kwiyandurisha ibibi, mwo kujya mu bidafite umumaro, mwo kwijandika mu bibi, mwo kwijandika mu byaha, ahubwo nimwubahe Imana ahantu hose. Nk'uko aba basore nabo banze kuramya ibigirwamana bya Nebukadinezari, banze kubiramya, barangije baravuga ngo Imana twizeye. Amen. Imana twizeye ibasha kudukiza no mu itanura ry'umuriro. Nawe girira Imana icyizere kandi uyubaha ahantu hose. Niba ubona hari umuntu uri kugutega ikintu runaka, aho kugira ngo ukore icyaha, hari igihe bijya bibaho nk'umuntu kugira ngo ajye mu kazi, bose bakamubwira ngo tubanze dusambane, ariko ntago bikwiye ko ubanza gutanga umubiri wawe kugira ngo ubone akazi. Ahubwo mubwire ngo nubaha Imana, ntago nshobora gukora icyaha kugira ngo mbone akazi. Umubwira ati Imana nizeye ibasha kumpa akazi ntakoze ubusambanyi. Imana itugirire neza. Nimureke duhamye Imana ahantu hagaragara n'ahatagaragara. Nimureke duhamye Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Cyangwa se umuntu akakubwira ngo kugira ngo nguhe akazi nuko umpa ruswa y'amafaranga. Ni ukuri Imana twizeye ibasha guha umuntu akazi adatanze ruswa.
adakoze icyaha cyo gutanga ruswa. Imana itugirire neza. Nimureke rero iyi Mana tuyizere kandi tuyifate nk'inyembaraga, kuko irashoboye kandi gukora byose. Ni Imana ishoboye byose. Imana itugirire neza. Yosefu ngo umugore wa Potifari ngo arangije ngo aramusanga, ngo aramuzengereza, ngo akamubwira ngo turyamane, ngo ariko ngo Yosefu ngo arangije ngo aramubwira ngo ntabwo bishoboka ko nacumura ku Mana yanjye. Imana itugirire neza. Ni ukuri arangije ahamya Imana, ahagarara n'amaguru ye, aravuga ngo ntabwo bishoboka ko nacumura ku Mana yanjye. Nawe rero, nawe hamya Imana aho ukora, hamya Imana mu mugendana, hamya Imana aho utuye, hamya Imana mu rugo rwawe, hamya Imana aho usengera. Ni ukuri nimureke duhamye Imana. Twirinde kwiyandurisha iby'iki gihe, twirinde kwiyandurisha ibi bintu by'inzaduka biri kuza ngo ni viziyo. Ni ukuri viziyo ni igihe gito. Ibi turi kwita ngo ni viziyo ni iby'igihe gito. Reka mbabwire ni iby'igihe gito, kuko Yesu Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, kandi nubwo yatinda urupfu rwo ntirutinze. Ni ukuri ndababwira kugira ngo buri muntu wese nakomeze ahamye Imana, kandi buri wese akomeze yiteguye akora ibyiza. Aba basore rero bubashye Imana, aba basore barangije bahamya Imana, baravuga ngo kuko bari bazi yuko bizeye ishobora byose, kandi barangije baravuga ngo kandi ngo izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani, ngo ariko nawe itadukiza Nyagasani umenye yuko tutari bukorera imana zawe habe no kuziramya, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Imana itugirire neza. Barangije baravuga ngo naho itadukiza, ngo ntabwo turi buramye ibyo bigirwamana byawe, nta nubwo turi bukorera izo mana zawe. Barangije baravuga ngo Imana twizeye. Oh haleluya! Imana twizeye ni ukuri irakomeye, ni ukuri irashoboye. Nubwo itagukura muri icyo kibazo urimo, nubwo itagukura muri icyo kigeragezo urimo uyu munsi, ariko hari ingororano, hari ingororano. Ni ukuri hari ingororano tuzahabwa tugeze mu ijuru. Imana itugirire neza. Ubwo Yohana Umubatiza yari ari muri gereza, ngo arangije ngo yumva ngo Yesu ngo ari gukora ibitangaza, ngo arangije ngo aravuga ngo atuma abigishwa ngo arababwira ngo nimugende mumumbarize ngo ese ngo niwe ngo cyangwa dutegereze undi. Ngo ariko ngo arangije ngo arababwira ngo mugende mumubwire ibyo mubonye, mumubwire ngo ibitangaza birakoreka, ngo impumyi zirahumuka, ngo ibirema biri kugenda, ngo ariko wahirwe ibyanjye bitazagusha. Imana itugirire neza. Hari igihe ijya yemera ko bitugeraho, hari igihe ijya yemera ko icyo kibazo urimo utakivamo, ariko yo ibifite umugambi, ibifite ikiri kugupangira, ibifite ikiri kugutekerezaho. Ni ukuri kiruta byose, ikiruta uko yagukiza ni ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Nimureke rero twizere Imana kandi tuyihamye ahagaragara n'ahatagaragara, kuko ni Imana ibera hose icyarimwe. Nujya mu bibi ujye wibuka ko kamera y'Imana ikuriho, nujya mu busambanyi wibuke ko kamera y'Imana ikuriho, nujya mu bwambanyi wibuke ko Imana ikureba, nujya mu bidafite umumaro, nujya kwiba wibuke ko kamera y'Imana ikureba, ubundi ugarukiraho. Imana itugirire neza. Nimureke rero duhamye Imana nk'aba basore batatu, nk'uko bahamije Imana kandi bakayubaha bakayubahisha, kandi nayo yarigaragaje ibana nabo mu itanura ry'umuriro. Ni ukuri Nebukadinezari aratangara. Imana itugirire neza. Nawe niwubaha Imana ukayubahisha kandi ukayihamya, ni ukuri abakuzengurutse, abo mubana, abo mukorana bazatangara ibyo igukoreye. Imana itugirire neza. Reka rero nengere mbwira umuntu uri mu bibi, umuntu uri mu byaha, umuntu uri gukora ibyo Imana idashaka, umuntu uri gusayisha, ni ukuri bivemo. Garukira aho ngaho, garukira aho ngaho, va mu bibi. Mu mwijima nta cyiza kibamo, kandi ni ukuri ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko
kuko ngo impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Ni ukuri nawe ndakwifuriza yuko wava mu mwijima, wava mu bibi, ubundi ukaza ugapfukama ugasaba Imana imbabazi. Pfukama aho uherereye, niba hari ibyo wakoze Imana itishimira, ubundi irakubabarira, ihora ku ntebe y'imbabazi. Nawe nirangiza igukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi nirangiza igumano y'ubugingo. Imana itugirire neza. Umuntu utari wakira Yesu n'umwami n'umukiza, nawe uyu mugoroba ndamwinginga kugira ngo afatireho aya mahirwe, ntamutambukeho. Yesu ni inshuti nziza, Yesu ntahinduka, Yesu abana natwe. Ngwino wakire Yesu, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe uzajya kwa Data atamujyanye. Imana itugirire neza. Ukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba, ukurikira Yesu ntabwo ari ubujiji, ukurikira Yesu ntabwo ari ukubura icyo ukora. Ukurikira Yesu ni amahitamo meza. Ngwino nawe uhitemo neza, winjire mu munezero n'amahoro atanga, winjire mu byishimo, kandi ikirutaho uzabona ubugingo buhoraho. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubwira ijambo. Mwami, abasore batatu Meshaki na Saduraka na Abedenego barakubashye, barakubahisha, kandi baraguhamya, kandi wigaragariza muri bo, wigaragariza muri bo, ugaragara ko ukomeye, kandi ko ukora, kandi ko urema ibifatika. Mana ushimwe, natwe turakubashye uyu mugoroba, turakwinginze kugira ngo natwe uduhe kukubaha no kukubahisha, uduhe kuguhamya mu banyamahanga, uduhe kuguhamya mu batarakumenya, uduhe Mwami Imana kukubaha no kukubahisha mu bantu batakuzi. Urakoze Mwami. Bana n'umuntu nkurikiye, nawe muhe kukubaha no kukubahisha, kandi waba waracitse intege agakora ibidafite umumaro, akajya mu byaha, mweza umuboneze rwose, kandi ukimara kumubabarira mwandike mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu twiteho, tugirire neza, kiza abarwayi Mwami. Mwami Imana turakwinginze kugira ngo wite ku bafite intimba n'agahinda, baha amahoro mu mutima, agura umurimo wawe, gabanya abarimbuka, wongera abakizwa, wongera usuku ubyutse mu izina rya Yesu Kristo. Abarangaye bagarure mu izina rya Yesu, abacitse intege baha imbaraga. Urakoze Mwami, turindire ubugingo cyane. Data mwiza, wite ku babyeyi bategereje urubyaro, nabo baremera igitangaza, ubiteho nabo baremera amashimwe. Mana igira neza, komeza utwagure mu buryo bw'umwuka, twagure cyane kugira ngo dukoreshe iby'ubutwari. Wakoze cyane kubwira ijambo, icyubahiro ni icyawe, uniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, kandi biteho, yongere ibireke bundi bushya, ariko ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.